Mwaramutse kandi neza, amahoro y'Imana abane namwe. Iyi ni indamukanyo yacu dusanganywe, hanyuma ndatekereza ko mumeze neza. Mbega umunsi mwiza, ni umunsi mwiza cyane wa 25 mu isomo ryacu, ukaba umunsi wa 25 w'igisibo cy'ukwezi kwa Ramadan. Murabizi ko tugendana neza, abari mu gisibo natwe bari muri iri somo ryacu turajyana umunsi ku wundi. Abasibye barabura iminsi 5 ngo basiburuke, natwe kandi turabura iminsi 5 ngo tugere ku iherezo ry'isomo ryacu. Hanyuma niba warakurikiranye neza ibiganiro 24 kugeza ku munsi w'ejo, uyu munsi muzaniye isomo ryiza cyane rije kukubwira impamvu abantu bayobye bakava ku idini ya Yesu, bakava ku idini y'ababanjirije Yesu, bakava ku idini Bibiliya yigisha abantu bagatokombera, bakajya mu buyobe bwinshi butandukanye, bakajya mu bintu batazi, na n'ubu amadini akaba akivuka, bemera igitabo kimwe, bemera Yesu umwe, bemera Mariya umwe, bemera Imana imwe, ariko bakananirwa guhuza ngo bakore idini rimwe ryemera Imana, rikemera Mariya, rikemera Yesu, rikemera ko Yesu ari inzira y'ukuri n'ubugingo, bakemera ko ari idini rigomba kuzabageza ku Mana. Ntabwo byashoboka, ibyo ntibyaba. Kubera iki? Hari ipfundo ripfunditse, impamvu nyinshi n'ibibazo byinshi byateye icyo kibazo. Nibyo nje kugusobanurira kuri uyu munsi. Ndagusaba kubana nanjye witonze, ukurikira neza kugira ngo umenye ibyahishwe uyu munsi ngiye guhishura, kugira ngo umenye icyatumye abantu bazimira. Turabizi, murabimenyereye, ntabwo ngewe njya nzana ibitekerezo, ahubwo nkuzanira ibyanditse gusa. Aka kanya Bibiliya igiye kuganira ikubwire icyateye, icyabaye impamvu, icyabaye imbarutso y'ibyo bibazo byose abantu tugomba kuzahangana nabyo kuzageza ku iherezo ry'ubuzima. Bana nanjye rero, hanyuma nkubwire impamvu nibura 10 zateye abantu kuyoba bakareka idini y'ukuri bakajya mu bihimbano. Izo mpamvu ni nyinshi, ariko iz'ingenzi zifatika ni impamvu 10. Bibiliya igiye kuzikubwira, ngewe ndazisubiramo gusa kuko nge ntacyo mvuga mu ijambo ry'Imana. Impamvu ya mbere, abashatse kutwima ukuri kw'ibya Yesu, batazi ko hari igitabo cyitwa igitabo cy'urwibutso kizayaduha neza, ko icyo gitabo twarakiganiriyeho mu minsi yashize. Abashatse no kutwima ayo makuru batazi ko tuzayamenya, murabizi ko ndumva naranabibabwiye ko kiriya gitabo cy'urwibutso ari cyo kivuga Yesu neza, ari nacyo kivuga nyina neza kurenza nuko Bibiliya bavuga. Aba rero batwimye ayo makuru, batubwiye ko ibyanditswe, cyangwa se batubwiye ko ibya Yesu byanditswe, biramutse byanditswe mu bitabo, ibyo bitabo bitakwirwa mu isi. Ngira ngo urumva ko ubwabyo ibyo ni ugukabya. Kuvuga ko uwashaka kwandika ku makuru ya Yesu ibitabo bitakwirwa mu isi, ibyo bari ugukabya. Ariko nubwo harimo gukabya, wibuke ko abantu baratubwira ko ibya Yesu ibitabo byakwandikamo bitakwirwa mu isi, hanyuma kandi bakaduha amakuru amwe gusa. Nakubwiye ko amakuru Matayo yanditse ariyo Mariko yanditse, amaze kuyandika Luka arayandika, amaze kuyandika Yohana arayandika, bagenda bandika ibijya gusa bitandukanyeho gatoya, biba birarangiye. Muri make ushatse wavuga ko ari igitabo kimwe. Reba Bibiliya ukuntu ingana, ibitabo birenga 60, bafashemo kamwe gusa bariko batubwiraho amakuru ya Yesu, ibindi byose barabyihorera. Barangije baratubwira ngo ariko ngo dushatse ngo ibitabo ngo byakwandikamo amakuru ya Yesu n'ibyo Yesu yakoze ngo ntabwo byakwirwa mu isi. Niba bitakwirwa mu isi se, ni gute mufata ibyitwa amabarwa byo bikaza bikaba 10 na bingahe, hafi 20,
hari amabarwa ngo umuntu yandikiye abitwa ba, ngo yandikira n'abitwa ba, yandikira n'abitwa ba. None se ubwo ayo niyo makuru tuzamenya? Icyo nicyo kituraje ishinga. Mwaduhaye ya Yesu ayo mabarwa mukayarekera bene yo. Ayo mabarwa muyarekere we yanditse n'abayandikiwe. Ariko ibya Yesu kuko ari byo dushaka mu biduhe tubimenye. Barabitwimye. Bafata icyo gitabo kimwe gusa aba ari icyo bandika. Abandi batatu baraza bagenda bagisubiramo. Urebye ibya Yesu koko twafasheho nosiyo. Ntacyo tubiziho. Nshobora kuvuga ibyo wenda ukumva ko nkabije. Ongera nawe wisomere mu rwandiko mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cyaho cya 21 umurongo waho wa 25. Nicyo gice cya nyuma muri Yohana. N'uyu niwo murongo wa nyuma. Baravuga bati ariko hariho n'ibindi byinshi Yesu yakoze byakwandikwa byose, ngira ngo ibitabo byakwandikwa ntibyakwirwa mu isi. Icyo ni igice cya nyuma muri Yohana, ni n'umurongo wa nyuma wa 25 muri Yohana. Uratubwira ko ibitabo biramutse byanditswe bakavuga ibya Yesu bagashyira mu bitabo, uyu mugabo arakubwiye ngo uwabishyira mu isi ibyo bitabo ntibyakwirwamo. Mbere na mbere ntago wumva ko ibyo ari ugukabya. Ubu ntabwo byakwirwa mu isi. Ubise ukuntu ingana haboneka ibitabo byajyemo kokone bivuga umuntu umwe bikabura aho bijya. Aha, none se ko bingana gutyo nyine, kuki aba bantu bose banditse ibintu bisa? Nakubwiye ko abanditse amakuru ya Yesu ni Matayo, ni Mariko, ni Luka, ni Yohana. Bandika ibintu bimwe. Ntago umwe yanditse wenda ivuka rye, undi yandike ibyiruka rye, undi yandike kwigisha kwe, undi yandike umwe yakoze samare gusa, yakoze inshamake, undi nawe araza asubira muri bya bindi, undi nawe araza asubira muri bya bindi. Ni kanosi yo gato baduhaye ku bya Yesu. Hanyuma haza witwa Paulo yandika ibitabo 10 na hafi 20 yandikira abantu. Ibyo twarabibonye boshize. Iki ni icyambere kikwereka ko Yesu ntabwo amakuru ye twigeze tuyamenya, ntabwo tuyazi. Ntago wasoma Bibiliya ngo uvuge ngo uzamenye ibya Yesu. Kereka nusoma iki gitabo cy'urwibutso maze iminsi nkubwira, cyangwa ugasoma n'ibindi bitabo bishaka kuba byayakubwira nabyo ubwo wabishaka, ariko Bibiliya ubwayo nta makuru ya Yesu baguha. Iyo ni Bibiliya ibikwibwira. Ndashaka rero kukubwira yuko impamvu ya mbere yateye abantu kuyoba, nkuko nakomeje kubibabwira, ubundi igitabo kivuga ibya Yesu kirahari, aricyo cyitwa Injili, ariko cyarahishwe, ntabwo abantu bigeze bamenya iby'icyo gitabo. Iyo niyo mpamvu ya mbere yatumye abantu bayoba. Amakuru ya Yesu ntayo bafite, ahubwo bifitiye igihuha gusa. Ushobora kumbaza ngo none se icyo gitabo ubwirwa n'iki ko gihari, cyangwa wakuye hehe yuko gihari? Nari maze kugusomera mu gitabo cya Yohana. Ukimara kuva muri Yohana hita ujya ku ipaje ikurikiyeho, ni ipaje y'119 muri Bibiliya mu Isezerano Rishya. Ni igitabo cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa. Muri make ugitangira Isezerano Rishya uhera kuri Matayo, ugakurikizaho Mariko, ugakurikizaho Luka, ugakurikizaho Yohana, ariwe maze gusoma igice cye cya nyuma cya 21 umurongo waho wa 25. Ukimara kurangiza Yohana uhita ujya mu gitabo cya 5 mu Isezerano Rishya cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa. Ngiye kugusomera igice cyaho cya mbere, umurongo waho wa mbere. Umutwe w'amagambo hano uravuga ngo Yesu azamurwa mu ijuru, abigishwa basubira i Yerusalemu. Ibyo nindo byanditse ntabwo tumuzi. Abibwiye nde ntabwo tumuzi. Umva umurongo wa mbere ukuntu uvuga. Uravuga ngo Teofilo we, ninde umuhamagaye? Ntabwo tumuzi. Wenda twumvise uhamagawe, we yitwa Teofilo, ariko umuhamagaye ninde? Ugiye kumubwira aya magambo ninde? Ntabwo tumuzi. Ntabwo Bibiliya yamuvuze. Ariko wenda nubwo wazamumenya, nubwo wazagira ukamumenya ukamusobanukirwa, nubwo hano batamutubwiye, wenda imbere ukazagira ukamenya wari we ngo ni kanaka wavugaga, ariko nyumvira amagambo yamubwiye. Uwo n'umurongo wa mbere ndimo gusoma. Uravuga ngo Teofilo we, muri cya gitabo cya mbere nanditse ibyo Yesu yabanje gukora no kwigisha byose. Umurongo wa kabiri uti kugeza ku munsi yazamuriwe,
mu ijuru, amaze gutegeka intumwa yatoranije azitegekesha umwuka wera. Uyu mugabo tutaramenya niba ari umugabo niba ari umugore, uyu tutaramenya uwo ari we, abwiye Teofilo ngo muri cya gitabo cyitwa gute ntiwakimenya, ariko aravuze ngo muri cya gitabo nanditse ibyo Yesu yabanje gukora no kwigisha byose. None muri Yohana ariko mujye mumbabarira, ntimukasome gusa ngo mugende, mujye mufata n'umwanya wo gutekereza. Wenda Bibiliya aho itandukanira na Korowani iravuga ngo afala yatadabbaruna al-Qur'an ama ala qulubihim aqfaluha, ariko musoma Korowani munayumviriza mwumva uburyo amagambo yanditsemo akurikirana n'ibisobanuro byayo, cyangwa musoma gusa mwigendera none. Korowani yo yigisha abantu gusoma banaratinga neza bamenye ibyo barimo gusoma, ariko Bibiliya iyi ngiyi ndimo kugusomera igitabo. Mbabarira aya magambo yakurikiranye, mbabarire hano tugendane neza kugira ngo ubashe gusobanukirwa ipfundo nje kugupfundurira imbere yawe rikwereka ko kugira ngo tuzamenye ukuri kw'ibya Yesu bizagorana, ariko Bibiliya igiye kuguha impamvu abantu bayobye bakava ku kuri bakirirwa bidumbaguza mu binyoma, barimo baroga inyanja y'ibinyoma batazi iherezo ryayo n'ahirangirira. Igitabo cya Yohana igice cyaho cya mbere cya nyuma umurongo waho wa nyuma batubwiye ko ibyo Yesu yakoze biramutse byanditswe mu bitabo, ibyo bitabo bitakwirwa mu isi. Uwo ni umurongo wa nyuma urangije muri Yohana. Fata Bibiliya na gusoma umurongo wa nyuma mu gitabo cya Yohana, utubwiye ko ibyo Yesu yakoze biramutse byanditswe bitakwirwa mu isi. Uranyumva neza? Noneho umurongo ukurikiye uyu niwo murongo wa mbere uhita ukurikirana n'uyu. Imwe ni ipaje y'118, indi ni ipaje y'119. Y'118 irangije ikubwira ko ibitabo bya Yesu bitakwirwa mu isi, noneho 119 igitangira bakubwiye ko uyu muntu urimo kuvuga tutazi uwo ari we yanditse ibya Yesu byose yakoze kugeza ubwo yajyaga mu ijuru, byose yabyanditse mu gitabo kimwe. Ikibazo rero nibaza ni kimwe, iki gitabo nacyo cyarananiwe gukorerwa mu isi? Reka ariko nongere ngusomere iyo nyandiko ubanza utayumvise neza. Ndagira ngo aha hantu ho ninshaka amatinde, ariko tuhajyane neza ubashe gusobanukirwa impamvu yateje ibi bibazo byose. Umurongo uravuze ngo muri cya gitabo cya mbere, ni igitabo cyane ibitabo, ni igitabo kimwe. Muri cya gitabo cya mbere nanditse ibyo Yesu yabanje gukora no kwigisha byose. Mago ari ibyo yakoze, ari n'ibyo yigishije byose. Hano hari igitabo batubwiye kibifite. Iki gitabo wamenye icyo ari cyo? Hari umuntu ukizi? Urimo kubivuga wamumenya. Aha. Niba uzamumenya se wenda umwuka wenda birashoboka ko umwuka azamukubwira. Namara kumukubwira n'iki gitabo uzamenya icyo ari cyo. Aya magambo abiri akurikirana. Irya mbere riti ibyo yanditse, ibyo yakoze byanditswe mu bitabo ntibyakwirwa mu isi. Ukurikiye nta nundi witambitsemo hagati aho. Ukubwiye ko ibyo Yesu yakoze byose kugeza ku munsi yazamuriweho ajyanwa mu ijuru, ibyo byose ibyo yakoze, ibyo yigishije byose biri mu gitabo kimwe. Bakubwiye izina ryacyo? Reka da. Bakubwiye aho giherereye? Reka da. Bakubwiye aho wagishakira? Reka da. Namba n'ubushize baratubwiye ngo uzashake mu gitabo cy'uwitwa Ido narashakishije mpaka ndaruha. Ido naramubuze. Nabo nagerageje kubaza bose batubwiye ko Ido nta umuzi. Batubwira ikindi gitabo cy'umuhanuzi witwa Natani. Icyo gitabo nacyo naragishakishije ndakibura. Iyo nza kubona umwanya munini no kukubwira n'ibindi bitabo bitari ibyo. Noneho hano batubwiye ko hari igitabo runaka ntago tuzi ngo twagishakira, ariko kirimo ibyo Yesu yakoze byose n'ibyo yigishije byose biri mu gitabo kimwe. Kandi umurongo ubanziriza uyu uratubwira ngo byose byanditswe, ntabwo ibitabo byajyamo byakwirwa mu isi. Ubu aya magambo harya ngo umwuka wera yaza akabisobanura akabihuza. Bavande, imigani 14-15 baratubwiye ngo umuswa yemera ikivuzwe cyose, ariko umunyamakenga yitegereza hanyura. Umuntu araza akakubwira ibintu bidafite shinge na rugero, washaka kumubaza akakubwira ngo nuko nta mwuka ufite, ngo ubaye ufite umwuka wera ngo yabigusobanurira ukabyumva.
mbabarira umbwire uwo mwuka wera wava he waza kugusobanurira ko ibitabo Yesu bivuga kuri Yesu byanditswe byose, ibyo yakoze n'ibyo yigishije byanditswe bitakwirwa mu isi, hanyuma undi murongo ugahita uza ukubwira ngo ariko hari igitabo kimwe ibyo bintu byanditsemo. Uwo mwuka we wabisobanura gute? Sinzi niba impamvu ya mbere waba umaze kuyumva. Impamvu ya mbere nuko igitabo kivuga ibya Yesu barakiduhishe. Narakubwiye ngo mu gitabo cy'urwibutso Bibiliya ubwayo yahanuye aricyo cya Korowani, kikubwira ivanjiri, injili, igitabo cyahawe Yesu cyo uzagisangamo. Yego, ni amahirwe dufite kuko ni Bibiliya yahanuye iki gitabo nyine. Niyo mpamvu ngenda nagisomye. Nagisomye kubera ko ari Bibiliya yanyigishije uburyo ngomba kugisoma. Yambwiye igitabo cy'urwibutso, nshakisha ahantu nazavana igitabo cyitwa igitabo cy'urwibutso, nza kukibona. Bituma ngira umuhate cyane wo kugisoma, ndanakimenya. Ariko mbere yaho, mbere y'ibyo, ntabwo byari byoroshye kuba wazagira aho wabona amakuru agaragaza ibya Yesu. Impamvu ya mbere wayumvise nuko igitabo kivuga ibya Yesu twagihishwe, ahubwo tugahabwa amabaruwa kanaka yandikiye kanaka, uzanzanire kote, uzanzanire ibitabo byanjye by'impu, uzaze kunsura, dore nararembye, dore ndenda gupfa, tukabisoma twarangiza ngo haleluya amen, tukuzura umwuka tugataha. Ariko ibya Yesu ntabwo twigeze tubibwirwa. Niba bari abantu bane nakubwiye bose baranditse akantu umwe agasubiramo, utwo tuntu wadufasha waduteranya ukabona ni utuntu tutakwira ni paje zingahe, barageze bagahita bagukinga igipapuro mu maso batariko nuramuko ushatse kumenya ibya Yesu byose. Aha, ibitabo byakwandikwamo ntabwo isi yabonaho ibishyira. Hanyuma kandi bagahita bakubwira ngo hari igitabo birimo byose ibyo yakoze n'ibyo yigishije kugeza umunsi yagiriyeho mu ijuru. Iki gitabo kirahari, uzakibona azakimbwire. Uwagerageza kumenya ahantu icyo gitabo kiri, rwose azaze hanyuma tubitangarize isi yuko iki gitabo kivuga ibya Yesu cyamenyekanye. Imirongo mwigishijwe nibabwira yuko ntago wabona ibya Yesu wabyandikana. Ni byinshi cyane, ni byinshi. Iyo mirongo niyo twigishijwe, niyo twamenye. Ariko uyu nguyu wisomere ni wo murongo wa mbere wo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Urakubwira ko iki gitabo gihari, ariko ntukubwira uko cyitwa, ntukubwira naho wagisanga. Icyo gitabo cyarahishwe. Niyo mpamvu ya mbere yateje impamvu yo kugira ngo abantu basoma babarwaye abandi, abantu basoma ibyo batekereza, abantu basoma ibyo bakeka, abandi bimagine, hanyuma buri wese akagenda afata umurongo we w'ibintu uko abyumva, ariko ukuri kwakagombye kubayobora. Mu kuri kwa nyako kwarahishwe. Aho niho wari kumenyera Yesu uko yabayeho, uko yavutse, uko yigishije, uko yavuye ku isi, byose wari kuzabimenya. Ariko uzabibwirwa n'iki ko icyo gitabo nta gihari? Ngira ngo iyo mpamvu ya mbere irumvikanye yatumye abantu bayoba bakazimira, nuko umuyoboro wa nyawo nyirizina wagombaga kubayobora batigeze bawuhabwa, batigeze bamenya aho wazimiriye. Iyi ngingo nshatse kuyitindaho, inatumariye iminota y'igice cya mbere, ariko nagira ngo uyumve neza. Niba wayumvishe neza rero, reka nguhe impamvu ya kabiri. Impamvu ya kabiri yateye abantu kuyoba, bakayobagurikana n'ubu bakaba bagisambagurika mu kuyoba, batazi aho bava n'aho bajya. Nuko ibi byanditswe turimo gusoma mu by'ukuri ntabwo wamenya ngo uwabyanditse ninde. Byakugora kuzamenya uwanditse ibi bintu, byakugora. Utese ushatse kuvuga iki? Reka mbanze mwibutse amazina y'intumwa 12. Nusoma muri Mateyo igice cyaho cya 10 umurongo waho wa mbere, umutwe w'amagambo hari uravuga ngo amazina y'intumwa 12. Umurongo wa mbere uravuga ngo ahamagara abigishwa be 12. Uwo ni Yesu. Abaha ubutware bwo kwirukana abadayimoni no gukiza indwara zose n'ubumuga bwose. Umurongo wa kabiri uti amazina y'intumwa 12 ni aya. Uwa mbere ni Simoni witwaga Petero, na Andereya mwene se, na Yakobo mwene Zebedayo, na Yohana mwene se.
wa gatatu uti na Filipo na Butoromayo na Toma na Matayo umukoresha w'ikoro. Uranyumva? Na Matayo umukoresha w'iki? W'ikoro. Nushaka kwigezaho, ntago ngiye gusoma amazina yose uko ari 12. Nagira ngo nongere nkwibutse ko Bibiliya ikubwira ko Matayo uyu wanditse igitabo cya mbere cy'isezerano rishya, ari nacyo kibanza nyine cyitwa Matayo. Nagira ngo mbanze nkwibutse ko Bibiliya ikubwira ko ari umwigishwa mu bigishwa 12. Noneho ngiye kukwereka ko uyu muntu witwa Matayo watwandikiye iki gitabo nta nubwo azwi, nta nubwo ari umwe muri aba bigishwa tumaze gusoma. Bango mu bigishwa 12 uwitwa Matayo tumaze kumusoma, ni nawe wanditse iki gitabo cyitwa igitabo cya Matayo cya mbere kibanza mu isezerano rishya. Noneho umurongo ngiye kugusomera ni umurongo wo kukubaza ngo ubu koko iki gitabo dusoma cyitwa Matayo wacyanditse ni Matayo koko? Ni Matayo wacyanditse uyu dusomye hano? Ari nawe witiriwe iki gitabo? Iyo niyo ngingo ya kabiri tugiye gusoma, ariko nabemereye akaruhuko ko minota 20.